bwana bwawe wigeze kubitwa n'umwana ugusumbya imbaraga hanyuma ukamubwira ko mukuru wawe nibahura azaguhorera? Niba utari umufite wigeze umubwira ko inshuti yawe ari yizakora ako kazi byanarimbuka nayihonga ikamukubita ureba? Reka nizere ko udukurikiye utazanye izo mbaraga z'imiganda ngo inkoni wariye mbere ziyongereho izindi muri n'inkubirane y'inyabubiri. Inkuru isa niyo uciye ikibungo ariko mu ntambara y'amasasu yarimo imbunda ziremereye cyane nka za artillery, za machine gun. Abasirikare muri Australia batsinzwe n'inyoni bagarutse guhora nabwo bongera gukubitwa nabi. Ushobora kuba uhise wibaza uti inyoni bunyoni. Yego n'inyoni ntabwo wumviranye kuko iyi ni intambara yaje no guhabwa izina rya Birds War cyangwa se Great Emu War, intambara y'inyoni. Iri jambo emu ni izina ry'ubwoko bw'inyoni zarwanya umuhenerezo zihanganye n'abitwaje ibirwanisho zikabakura ku izima. Nguhaye ikaze mu kiganiro cya none kuri Jado Dukuze official, aho tugiye kurebera hamwe ubuhangange bw'inyoni mu gihugu cya Australia nuko zihagazeho zikanesha abasirikari bari bafite imbunda. Hari abahinzi batorohewe na emu ziri kubangiririza ingano bahinze, bafite icyizere ko bashobora kubona iryo shyano ryaguye rishyirwaho akadomo. Ntibigeze na rimwe bakoresha izi ntwaro, kuri ubu ibintu bikabije kuba bibi nubwo biteguye kuzirwanya kugeza ku ndunduro. Emu zifite amayeri menshi cyane ku buryo bisaba kugenda bucece kugira ngo uzigereho. Ingabo zigomba kugendana ubwenge kugira ngo zizigereho. Umwanzi usa n'uri kure mu ntera ya metero 40 mu gihe cy'isaha. Ntabwo izi nyoni zikomeza kwangiza imyaka y'abahinzi, nta kundi kuzongera kubona ziteza akaga bene aka kageni. Ubu n'ubutumwa abari barongoye ingabo bazihaga ngo bajye ku rugamba rwo guhashya inyoni, gusa ntibari bazi ko bisa no kwikira igitugaseka. Ubu bwahawe ingabo zagombaga kujya mu burengerazuba bwa Australia mu 1932, gusa byaje kurangira urugamba barutsinzwe. Mbere yo kugera muri uyu mwaka intambara nyirizina yarwanywemo, reka mpere mu mwaka wa 1930. Australia muri iki gihe mu gice cyayo cy'uburengerazuba hari abaturage bari batunzwe n'ubuhinzi bw'imyaka itandukanye, ariko igihingwa cy'ingano kikaba aricyo cyari kiganje. Agaciro k'ingano ushobora kumva ari ibintu bisanzwe bitewe n'uko aho iwanyu uzihingira ukanakumira ibyonnyi mu buryo bworoshye. Ndabyumva ko unumva ko Australia bitari kugombera ingabo n'imbunda, gusa tugarutse gato ku mateka ataraba umuranzi, abenshi barimo n'abanyafrika banyunguse ku cyanga habe namba cyo kuzibura ubwo intambara ya Ukraine n'Uburusiya yakazaga umurego. Vladimir Putin ayishoza kuri Volodymyr Alexandrovich Zelensky. Kumva uburemere bwatumye intambara irota muri Australia bahanganye n'inyoni zashaka kubarira ingano, reka twifashishe inyandiko y'urubuga Policy Center for the New South. Iyi nyandiko y'ubushakashatsi bwo muri Werurwe 2022 yerekana ko nibura ibihugu 26 by'isi byakonsumaga 52 by'ingano zeraga mu Burusiya na Ukraine. Impagararizi tuzifashe muri Afrika mu bihugu bya Algeria, Maroc na Nigeria bakiriye toni z'ingano zingana na miliyoni 17 z'ingano mu mwaka wa 2021. Ubwo intambara yaririmbanyije hagati y'ingabo z'Uburusiya na Ukraine, abaturage b'ibi bihugu igiciro cy'umugati cyarabatumbagiranye cyane hafi kubarwaza ubworo. Ibi byatewe nuko umugati wageze ku mafaranga akabaka 1500, bitandukanye nuko byari imbere y'intambara kuko wari hagati y'amafaranga 50 n'amafaranga 100. Ibyitumbagira ry'umugati nibyo leta ya Australia yirindaga, ifata umwanzuro wo guhangana n'inyoni zo mu bwoko bwa emu. Intambara nakubwiye ko yarose mu 1932, ku ntango byose bitangirana n'umwaka wa 1930 ubwo izi nyoni za emu zahungiraga mu majyepfo y'iki gihugu zivuye mu butayu bwa Gibson. Ubu butayu buri ku buso bwa kilometero kare zingana n'ibihumbi 155. Ubu butayu abahanga mu gupima iby'ikirere n'imvura berekana ko imvura yaho nibura iri munsi ya milimetero 250 mu gihe kingana n'umwaka. Kubura ibyo zirya mu mashyamba yari kuri ubu buso byatumye zitangira guhiga aho zabo n'ubutaka buriho ibimera bitoshye, maze ziza gutunguka mu burengerazuba mu karere ka Champion. Aka gafatwa nk'umukandara w'ingano zeraga muri Australia yose. Izi nyoni zari zinjiye muri paradizo, gusa abahinzi na leta bo bari binjiye mu kuzimu. Aba bari bamaze imyaka irenga 10 batangiye guhinga iki gihingwa cy'ingano muri aka gace, kuko amateka yerekana ko igihingwa cyatangiye guhingwa mu mwaka wa 1920. Muri uyu mwaka nibwo abaturage bamenye ko ku nkomba z'ikiyaga cy'inzobe Lake Brown hari ifumbire itaragomberaga gukoresha y'amatungo. Ibi byose byagizwemo uruhare na John Seputmaslu mu 1836.
Mu mwaka w'1925 mbere y'imyaka 5 ku iyimuka ry'inyoni za Emu ziva mu butayu bwa Gibson ziza gusenya ibyagezweho, nibwo aka gace kahawe izina rya Champion, bigizwemo uruhare n'umugabo witwa Sir William Champion wari guverineri w'uburengerazuba bwa Australia. Izi nyoni zinjiye muri Champion maze zitangira kuzengereza abahinzi, bakarwana no kuzitega amarozi ariko kuzihamya mu cyico bikananirana. Babonye kuzitega uburozi batazabivamo, bigiriye inama yo kubaka inzitiro zikomeye ariko nazo zigasenywa mu buryo bworoshye nko gutonora umwumbati. Iyi nyoni wumva yakoraga ibi si yo mu bwoko bw'ifundi, inuma cyangwa igishwi. Iyi ni inyoni nibura into muri zo ishobora gupima metero 1 na santimetero 50. Nubwo bidakunda kubaho ariko hari n'izigeza metero 2. Ku kijyanye n'uburemere usanga ari inyoni zapimaga hagati y'ibiro 18 ndetse na 60. Iyi ngano yazo ni nayo ituma zibarirwa mu nyoni ariko zikaba zidashobora kuguruka nk'ibindi bigendajuru byose bitewe n'uburemere bwazo. Zatangiye kwinjira mu karere ka Champion mu 1930 ku buryo mu 1922 mu ntambara nyirizina zari zimaze kugera kuzisaga ibihumbi 20. Aha hari hashize imyaka igera kuri 14 intambara ya mbere y'isi yose irangiye. Dutangira twatangiranye n'ijwi ry'umwe mu bakomando bahaga ingabo amabwiriza. Aya mabwiriza yahabwaga ingabo zari zifite imbunda, gusa zari ziganjemo izari zivuye mu kiruhuko cy'izabukuru kuko nyinshi muri zo zari zararwanye mu ntambara ya mbere y'isi hagati y'umwaka w'1914 ndetse na 18. Bari bubashywe cyane kuko Australia yari ku ruhande rw'ikiswe Allied Powers cyatsinze intambara bahanganyemo na Central Powers mu 1918 mu ntambara ya mbere y'isi yose. Mu Kwakira 1932 hateguye imyitozo abibagiwe imbunda bari yibutsa, maze kuwa 2 Ugushyingo berekeza inzira y'urugamba. Wari Minisitiri w'Ingabo Sir George Pierce byose niwe wari ubiri nyuma y'amarira y'abahinzi. Majoro Pavez Wayne O'Brien Meredith niwe wari uyoboye urugamba rwo kurasa inyoni zitari bumusubize, maze Royal Australian Artillery igisirikare cy'igihugu gisigara kimufitiye icyizere. Royal Australian Artillery ituruka ku ihuzwa ry'imitwe y'ingabo yasagaga 6 kuva mu 1788 kugeza mu 1870 ubwo izari koloni za Australia zibumbiraga hamwe. Mu 1901 hano ku gisirikare gihuriweho Australian Defence Force. Zimwe mu mbunda zitakoreshwaga kuva mu 1901 zibitse zavanywe mu bubiko kubera Emu. Uretse izi Artillery kandi banahagurukanye imbunda ebyiri zo mu bwoko bwa Lewis gun zari zitwawe n'uruhande rwari kumwe na Sergeant Macaulay. Igeragezwa ry'igitero cya mbere kwa 2 Ugushyingo Champion, inyoni zaje kumenya ko ishyamba atari ryeru maze ziruka zihunga umugenda nabo bazirasuko ariko bataha nta muhigo. Barabanje bazitega mbushi, gusa bitewe n'umuvuduko zagendagaho nta mbunda yabashije kuzirasa. Bongeye kugerageza kwigira imbere, hari izabaye ibitambo zigwa mu gitero, izigera kuri 12 zihasiga gatwe. Tariki enye Meredith yahisemo kwimurira mbushi hafi y'idame y'amazi yari muri Champion, aha bari bitegeye nibura inyoni zisaga 1000 kugeza ubwo bari bamaze kumenya neza ko banafite icyizere ko nibarasa nta nimwe bacika. Ibi barabikoze ariko ntibamenya ko inyoni zari hafi ya dame y'amazi zamenya ko zihigishwa uruhindu bagitangira kuzitega mbushi, ariko zigahita zisohoka zigahunga. Inyoni zari zimaze guhunga iyo dame isigara igoswemo inyoni baringa. Ku munsi wakurikiyeho nabwo batahiye aho, Meredith ahitamo kugana mu majyepfo cyane y'agace ka Champion, maze kuwa 8 Ugushyingo 1932 bakomeza urugamba. Iki gihe habarurwaga amasasu angana n'ibihumbi 2500 yakoreshejwe. Inkuru nyinshi kuri iki gitero usanga zisa n'izibusanya ku mibare ya Emu zishwe, gusa icyo zihuriraho nuko zari nke cyane kandi no mu gihe bazirasaga zarakomezaga kona. Urugamba rwarananiranye, abasirikare basubira inyuma, Emu nazo zikomeza kurya ingano. Abahinzi babonye abasirikare basubiye inyuma bongeye kuba benshi ku biro by'ubuyobozi basaba ubundi bufasha. Mu kanya nk'ako guhumbya hari hamaze kwiyongeramo n'izuba ryinshi, amapfa yaracanye. Kwa 12 Ugushyingo igitero cya kabiri cyarimo gitegurwa, gusa si byagombaga gukorwa gutyo gusa kuko byasabye ko Minisitiri w'Ingabo ajya gusobanura impamvu agomba guhabwa izindi mbaraga zisumbuyeho kuzo yari afite imbere y'abasenateri. Uyu mugabo yahawe ibyo yasabaga ariko ntibyabasha kugenda nk'uko byari byitezwe. Nanone binjiye ku rugamba kwa 13 Ugushyingo mu 1932 bibwira ko bashobora kuzatsinda urugamba bitewe n'uko bahise bica inyoni zigera kuri 40. Kwishimira ibi byari bifite ishingiro, hari n'inyandiko zigaragaza ko
bishe inyoni 50 zonyine kugeza ubwo bagiye gutegura urugamba bundi bushya. Kwa 15 icyizere cyongeye kuzamuka kugeza kuwa 2 Ukuboza aho bari bamaze kwica izibarirwa mu magana nibura 100 zikaba zarapfaga buri cyumweru. Meredith yaje guhamagazwa ngo asobanure aho urugamba rwo guhangana n'inyoni zitaryana ariko zirira imyaka y'abaturage rugeze. Muri raporo yo kuwa 10 Ukuboza mu 1932 yavuze ko izigera kuri 986 zarashwe zahuranyijwe, hanyuma izindi zibarirwa mu 2500 zikaba zararashwe zikicwa n'ibikomere by'amasasu y'imbunda zarashwe. Aha zari zarakubwe hafi kabiri ugereranyije n'igitero cya mbere. Iyi ntambara leta ibonye ko bikomeje kugorana kwizayitsinda bahisemo kuvirira burundu. Aha habarwaga inyoni zikabakaba 3000 zishwe kandi zose hamwe zarasagaga 20,000. Zari nke cyane ugereranyije nuko byatangiye imbere no ku nshuro ya kabiri ndetse n'ingamba bari bafite. Ikindi kandi izi nyoni zakomezaga kurya ingano ariko zinabyara. Iyo harebwe uko abasirikare bari bararwanye muri iyi ntambara ya mbere y'isi batabashije gukiza abaturage inyoni zari ziturutse mu butayu bwa Gibson, abenshi mu banyamateka bavuga ko urugamba imbunda bari bafite ntacyo zafashije abahinzi. Biterwa nuko aba bahinzi banakoresheje uburozi imbere nabwo zigapfa ku muvuduko utari kuzibuza gukomeza kubaho no kororoka nk'uko byagenze mu gihe cyo kuzimishaho amasasu. Kwa 23 Kanama mu 1935 intambara abasirikare bamaze imyaka 3 bayitsinzwe. Mu kinyamakuru cy'urugamba cyo muri Australia banditse inkuru yabo bayiha umutwe ugira uti Backyard Battlefields ivugururwa mu 2023 kuwa 7 Ugushyingo. Iyi nkuru yanditswe na James Dororo yagarutse ku mateka y'urugamba batsindwa basubiramo ukwihagararaho kw'inyoni zari zirukanywe mu butayu n'inzara zikaza kwisanga muri paradizo ziguye ku ngano. Uyu mwanditsi anitsa cyane ku gutsindwa kw'ingabo muri iyi nkuru akavuga ko mu 1934 inyoni zari zaramaze kuba nyinshi ku rwego rw'uko aho zajyaga hose abahinzi byari bigoye ko bakomeza kubaho. Bamwe bari baranahisemo gusuhuka kwabo kwatewe nuko bongeye gusaba leta kongera guhagurukana za mashinigani ariko bakababwira ko bidashoboka. Ibi byari bije bikurikira ibyanyuze mu matora ya referendum yo mu 1933 ubwo abaturage bo muri iki gice cy'uburengerazuba bwa Australia basabaga ko bakurwaha bakimurwa kikaba cyanaba icyanya cy'inyoni burundu. 66.23% byatoreye kuva muri champion, gusa leta niyo yari ifite inyundo yo gutera umusumari wa nyuma. Amatora yarabaye ariko babwirwa ko nta shingiro ryo kwimura abantu, ibyo akaba ari byo byagejeje ku isuka ryo mu 1934. Mu 1945 inyoni zari hafi kwikuba kabiri ugereranyije n'umwaduko wazo zihunga inzara yo mu butayu bwa Gibson. Icyabayeho leta bimwe yari yaranze abaturage bayisaba ku nshuro ya gatatu babyikoresheje nta busabe bw'umuturage. Byasabye ko huburwa indi ntambara b'abasirikare bongera kugarurwa. Iyi ntambara yarwanye kuva mu 1945 igeza mu 1960. Nibura muri iyi myaka hapfuye inyoni zigera ku 28,000. Ibi byasize ubukene budasanzwe kuko yabazangano ntizari zigihagije kandi dutangira twabonye agaciro kazi icyo gihe na magingo aya. Abasirikare wagereranye n'abacancuro bahisemo kurwana iyi ntambara ku nshuro ya gatatu, bayirwanye ku ideni ndetse nabyo bisa n'ikiraka. Imiryango yabo kuyibonera umwanya bidashoboka mu buryo faranga byari ibibazo bikomeye cyane ntacyo babasha kuyiha. Umwe mu basirikare barahawe witwa Daniel O'Reilly yakoze igisa no kwigaragambya asaba nasabira uburenganzira bagenzi be bwo guhabwa ibyo bakoreye muri iyo myaka yose. Ibyo yabikoze mu ibaruwa ifunguye yandikiye Agricultural Bank cyangwa se banka y'ubuhinzi wari umuterankunga w'intambara muri iyi ntara. Iyi ntambara yakenesheje uburengerazuba bwa Australia by'umwihariko barwana na Emu bigera no kuri leta yose muri rusange. Wikipedia kandi yerekana ko mu kwezi k'Ugushyingo mu mwaka wa 1932 inkuru y'intambara yageze mu bwami bw'Ubwongereza ndetse inasakara ahandi hose ku isi. Icyo gihe imiryango mpuzamahanga yarahagurutse ihagurukira rimwe yamagana ibyakorerwaga mu burengerazuba bwa Australia, gusa ntiyigeze ireba ku baturage barimo bacucurwa n'inyoni zo mu bwoko bwa Emu, ahubwo bavugaga ko izo Emu zikwiye kubungabungwa. Nyuma yo kubona ibyageragejwe byose ntacyo byatanze, amasasu yaravuze ariko Emu ntizikure mu ruge, baje guhebera urwaje maze bahitamo kubaka urukuta rungana na kilometero 1200 rubuza inyoni kuba mu myaka y'abaturage. Uru
ku ntango rwari rwarubatswe bakingira inkwavu nazo zari zarigize akaraha kajyahe zihinduka nk'ikiza. Inkuru y'izi nkwavu yo niyo mu 1859. Yego ni mu 1859 inkwavu zakajije umurego, gusa mu 1788 nibwo muri iki gihugu urukwavu rwa mbere rurengeje ubukana izari zimenyerewe rwagaragaye. Mu 1859 Thomas Austin yatangiye igikorwa cyo kuzihiga mu majyepfo y'uburengerazuba bwa Victoria. Cyari igikorwa cyo guhangana nazo, ariko umuvuduko zororokagaho wari uteye ubwoba. Mu 1920 izi nkwavu zari zimaze kugera hafi kuri miliyari 10. Ibi byarakomeje kuko n'igihe cy'intambara y'inyoni izi nkwavu zarimo zororoka kandi ku muvuduko udasanzwe. Mu 1950 igikorwa yari yaratangije cyo kuzihiga cyaje kwiyongeramo umugabo witwa Silo, wari umuhanga muri siyansi, akora virusi yitwa maxomatosis. Iyi ngiyi yateye izi nkwavu kubyimba amaso, amazuru n'imyanya yazo myibarukiro. Iyi virusi yishe nibura 98% kuzahuye nayo zose. Izi zacitse intege, maze mu mwaka wa 2017 zongera kubura umutwe. Havumbuye indi virusi nshya birinda ko hakoreshwa ya yindi ntigire ikizitwara bitewe no kuyimenyera. Iyakoze yiswe Calcia virus, nayo yishe hafi 1/3 kizariho icyo gihe. Nubwo iki gihugu kitigeze gitangaza izi nkwavu zona kurusha iziriho n'izabayeho nk'izabinjije mu ntambara, na naho wabona inyandiko zizigarukaho zizivuga nk'intambara y'inkwavu nkuko byagenze ku nyoni za emu, bikaza kurangira intambara yiswe y'inyoni. ABC Net igaragaza ko nibura ibigenda n'ibyagiye ku miti yo guhangana n'izi nkwavu bishobora kugera kuri miliyari 200 z'amadolari y'amanyamerika, kikaba gifatwa nk'igihombo ku buhinzi mu mateka ya Australia n'isi muri rusange. Tugarutse kuri za nyoni zo mu bwoko bwa emu zidashobora kuguruka bitewe n'ingano yazo, uyu munsi usanga zaravuye mu burengerazuba zikanakwira mu gihugu hose. Kwigirwa amayeri yo kuzifunga zikabona amazi atari yayandi, zahisemo kubaho zishobora kurya duke zinagabanuka mu ngano. Kuri ubu ntizikirira kurya byinshi kubera ko no muri iki gihugu ahenshi zabaga hamaze guhinduka umujyi. Gusa iyo ziza kuba zifite ubwenge nk'ubwa muntu, sintekereza ko zitakabaye zifata umunsi zikishimira ko amasasu yananiwe kuzimara ku butaka bwa Australia. Reka dusoreze aha, dukomeze kwifuriza kuryoherwa n'ibiganiro bya Jado Dukuze Official.